ihame ry'umunsi. Nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe aho uri hose. Tangiro 26:12 Isaka biba muri icyo gihugu. Muri uwo mwaka Yeza birushije inshuro 100. Uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho kuba umukire kugeza aho yabereye umukire cyane. Niyo nsanganyamatsiko dufite y'uyu mwaka. Iryo ni isezerano ryawe nk'umwana w'Imana. Migani 22 murongo wa 4. Wicisha bugufa kuba Uwiteka, ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Yesaya 3:10 avuga ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Zaburi ya 1. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Uw'icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ndagusaba uyu munsi wa none nk'ihame ry'umunsi gukora uvuga ngo icyo nzakora cyose kizambera cyiza kuko nitandukanyije n'imigambi y'ababi. Zaburi 112 umurongo wa 2 haravuga ngo urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi. Genda ugira amaboko mu isi mu izina rya Yesu. Urubyaro rwawe nurugira amaboko mu isi. Shoje nkubwira ngo ibukuriwe biri mu bigeze amahame.